Seven Mountains TV. Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mumeze mute bakunzi ba Seven Mountains TV. Reka nizere ko muguwe neza aho muri hose kandi reka nizere ko mumeze neza, nizere ko ubuzima bubatwaye neza cyane. Ariko kandi nanone ababa batameze neza ndabihanganisha kandi ndababwira ngo mukomere, kubera ko ubuzima nyine ni gutyo, ubuzima none ni byiza, ejo si byiza, none turi byari bimeze neza, ejo bugaca byabaye nabi, ejo byari bimeze nabi, bugaca byabaye neza, nyine ko ubuzima bumeze, nta formule bagira. Abandi bo bakanabivuga neza bakavuga ngo life has no balance, cyangwa se ubuzima ntabwo buhagarara hamwe, nyine buhora bugenda buzunguruka, ariko kandi nyine niko Imana iba yarabipanze. Nk'uko umuntu avuka ari uruhinja akakura akagenda akura nyine mu buryo bw'ubugenge akazarinda asaza, ni nako ubuzima buba bumeze. Ndabasuhuje mwese rero, mumeze mute abakunzi ba Seven Mountains TV bari hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda ndabashuhuje mwese kandi bifurije kugubwa neza ndetse n'umugisha w'Imana. Abari mu Burundi ntabwo nabibagiwe, namwe turacakundana, bari muri Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Cote d'Ivoire, Togo, Benin, Cameroon ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye batwumva bari hirya no hino ku isi, Canada, USA, mezemte, Australia, Europe, muri Aziya harya naho, ariko tugirayo abantu kubera ko muri iki gihe ntabwo ushobora kubona ahantu ku isi hatari umuntu uvuga ikinyarwanda. Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, zazindi Stan, yes, nizere ko namwe mumeze neza cyane. Yes, reka nze rero twiganirire ku bintu bitoya cyangwa se nze twiganirire ku makuru makeya, ariko nyine mbanza gushimira abantu mwese mwakoze subscribe kuri YouTube channel. Ndewe mba numva nishimye cyane kandi numva nezerewe. Uzari igihe nyine ujya kuri pressure ukavuga ko bitazamutse uyu munsi, ariko niyo hagiye kumwe cyangwa babiri nyine mba numva shimye cyane kandi mba numva binejeje umutima. So ndabashimira rero abantu mwese mwakoze subscribe, kandi nizere ko n'abandi bashyashya baba bahageze nabo batakwanga kudushyigikira cyangwa se batatwima iyo subscription yabo. So rero abakozeho mwese ndabashimiye cyane, kandi n'abatarakoraho abajya baduha comment bakatubwira ngo bimeze gute, ariko comment kugeza ubu ni nke cyane. Abantu ahubwo bararenga bakanyandikira kuri WhatsApp cyangwa se inbox n'ahandi bakambwira bati bigenze gutya na gutya. Biba byiza iyo ziriya commentaire zinyuze ku rubuga cyangwa se zinyuze hariya, kuko nazo zirakonta nyine zikerekana ko TV yawe iri amvuma cyangwa se irimo irakora. Yes, ndagira ngo twiganire akantu gatoya. Ese hari ikintu kiruta ikirere cy'iwanyu? Hari ikirere ku isi gishobora kuruta iki gihugu wavukiyemo? Igihugu naho cyaba gikennye gute cyangwa se naho cyaba kimeze gute, kirimo ibibazo bimeze gute, kirimo intambara, kirimo amakuba, kirimo ibyago, kirimo ibitagenda neza mu buzima bwa buri munsi bwa buri muntu, hari leta y'ubushomeri iri hejuru cyane. Yes, abantu bashobora gusuhuka bakagenda cyangwa niko babyitaga, cyangwa se kugenda ariko bafite objectif yo kugenda gushakisha. Yes, rimwe na rimwe bikanaba ngombwa ko bitewe n'ahantu ugiye wideklara ukavuga ngo ngewe ndi impunzi, ngewe ndahunze n'ibi, ariko naje gusanga nta gihugu gishobora kuruta igihugu cy'iwanyu. Nta hantu na hamwe ushobora kuba ngo hakurutire iwanyu. Umwe we yaranavuze ngo nubwo waba umukungu gute ka 10 cyangwa se 100%, ariko utari iwanyu ntabwo ushobora kubyubahirwa, ntabwo byubahirwa. Habaho igihe kimwe abanyagihugu bakivumbura nyine bakabatera hejuru, ubukungu bwabo bwapfuye. Habaho igihe abanyagihugu babanze kubera ko nyine murimo murababuza amahoro, mujya mwumva USA ivuga ngo abimukira bahari ngo ntabwo tubashaka, mujya mubyumva hirya no hino dushaka abantu binjira mu gihugu cyacu. Kubera iki? Kubera ko
iyo uri umunyamahanga ntabwo uba wubashywe mu gihugu urimo uko byaba bimeze kose. Sirtu iyo wagiyeyo mu buryo noneho butemewe n'amategeko cyangwa se mbwiye ko wanagiye mu buryo bwemewe n'amategeko ariko ukahatinda nyine mu buryo burambira bariya abanyagihugu, nyine bisa nabi. Ariko uko byamera kose nta gihugu na kimwe gishobora kuruta ikiwanyu. Uswara igihe njya ahantu nabona plaque y'imodoka nkabona ntabwo ari nziza nk'iyiwacu. Hari igihe ureba idarapo ry'igihugu amakara arigize ukabona ntabwo ari byiza nk'iby'iwanyu. Hari igihe ubona imikorere n'inyubako nziza zihari ukavuga ntabwo ari nziza nk'iziwacu, nyine ukumva ni byiza nk'iby'iwanyu. Rero iyo uturutse mu Rwanda none uri muri ibi bihugu byaha hafi duturanye byo ni urundi rwego, nyine ubona kavuyo, ubona uvuma y'abantu nyine batandukanye, ubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye n'iby'iwanyu ukavuga iwacu ko ari sawa, iwacu ko ari paradizo. So rero mu by'ukuri igihugu cy'iwanyu aba ari igihugu cy'iwanyu, uba wumva nyine uri ahantu. Ariko iyo uri iw'abandi uba wumva umeze nk'ubangamiwe. Noneho reka uzajya mu gihugu yenda kivuga indimi zabo za gakondo, yenda ugasanga nyine bifite ururimi rwabo, ntabwo bavuga Icyongereza, Igifaransa muhuriyeho. Kimwe n'uko umuntu ashobora kuza yenda agasanga akagwa nko ku Munyarwanda utavuga Icyongereza, utavuga Igifaransa, utavuga iki, yivugira Ikinyarwanda, yenda yavuga ngo avuze ururimi rwo hanze akivugira nk'Agaswahili. Nyine uwo muntu abura icyo akuvugisha, abura c'amarenga, abura n'iki. Ni nabyo rero hari igihe rero wisanga ahantu batavuga ururimi na rumwe muri izo ngizo. Noneho aho rero kandi yenda bafite igihe uhita wumva nk'aho bagufasha bagashyira mu nkangara bagapfundikira, nyine uba wumva ubangamiwe, uba wumva ikirere kitakumereye neza, uhura n'abantu ukumva ijene, uba wumva nyine byabaye ibindi bindi. So rero nta gihugu na kimwe, nta kirere na kimwe, kabone nubwo haba ari heza hate, hateye imbere hate, urahaba ariko ukumva ukumbuye iwanyu. Rero ntihazagire uwo kubeshya cyangwa ntihazagire unakubeshyera ngo waragiye ngo wanzi iwanyu, oya. Maze baca n'umugani bavuga ngo wanzi wabararuha. Ni ukuvuga ngo ahubwo birashoboka ko wagenda ugiye guhaha, nibyo genda uhahe, ariko ujye wibuka ko nta gihugu cyaruta iwanyu. Nanone usubize amaso inyuma, usubize agatima impembero, wibuke iwanyu. Biratangaje cyane kubona umuntu yaravuye mu gihugu yarangiza akagenda akivuga nabi, yarangiza akagenda avuga ngo ibyaha ntibigenda, ibyaho bisa nabi, ibyaho nta mahoro, ibyabo nta kavuyo, kandi urimo uravuga igihugu cyawe cyakubyaye. Buriya menya ngo uba waratakaje ubumuntu, uba waratakaje indangagaciro iyo uvuga nabi igihugu cyawe. Ni nko kuvuga umubyeyi wawe nabi. Ubundi normally niyo waba uri heza mu gihugu cyiza gute, giteye imbere gute, ariko udahari, ni cya kirondwe gifashe kunka. Anytime, any moment birazamba ugakenera cya gihugu cyakonyeje. So rero navuga ngo aho waba uri hose, uko waba umeze kose, jya wibuka iwanyu, wibuke igihugu cyawe. Kwibuka igihugu ni ntabwo ari ukwibuka map, nta nubwo ari ukwibuka idarapo, nta nubwo ari ukwibuka. Ibuka ba bantu wasizeyo, bigutera agatima ko kuba wagaruka. So rero nshuti bavandimwe, banyarwanda banyarwandakazi mutuye hirya no hino ku isi, barundi kazi, basajya batanzania, mwagiye mugenda hirya mugiye guhaha, nibyo ni byiza, ariko mujye musubiza hagati n'imembero, mwibuke iwanyu. Mwibuke aho mwaturutse, mwibuke aho mwasize, mwibuke uko mwasize igihugu cyanyu kimeze. Ayo ma etaje mubona iyo hirya namwe muze muyubake, ibyo ki, nyine igihugu cyanyu nacyo mugiteze imbere, kubera uko byamera kose iwanyu ni iwanyu. Iwanyu bahakenera uko byamera kose, uko watera imbere kose, ariko uri iw'abandi umenye ngo iwanyu ni iwanyu. So nshuti rero bakunzi ba 7 Mountains TV, nagira ngo mbe
mbabwira cyangwa se mbibutsa nyabona mujye mwibuka ko muri abanyarwanda, mwibuke ko muri abanyarwanda nyine muri umunyarwanda bikurange aho uri hose, kandi aho uzaba uri ugerageza wiheshe agaciro nk'umunyarwanda. Aho uri hose niba usanze imico yabo inyuranye n'iy'iwanyu, bikwahita wiyambika iyo mico yabo, ahubwo zirikana ko uri umunyarwanda, wite ku muco w'iwanyu kandi uwurinde, usige y'imbuto babaza ngo ariko wa muntu wahoze aha yarubahe bati yari umunyarwanda. Yes, ndabashimiye cyane rero mwese abari badukurikiranye. Reka nizere ko ibiganiro byacu bikomeze kubanezeza, kandi nizere ko aho muri hose ukomeje kugubwa neza. Nyabona mbibutsa gukora kuri subscription cyangwa se kuri subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo ikiganiro bya televiziyo yacu birusheho gukomeza gutera imbere ndetse no kugera kure mu minsi itaha, natwe tuzabe twakuze. Ndabashimiye cyane. Ni Emma kuri 7 Mountains TV. Imana ibahe umugisha, mpagarike ndetse n'ubugingo. Ciao ciao.